Uraho neza nanone bakunzi ba LCK TV show twongeye kugaruka kubagezaho akandi gace k'inkuru ariko reka mubwiza ukuri niba utarakora subscribe yikore tujye tubana umunsi ku munsi ewana we bikore nk'uwikirira ubundi tujye tubana umunsi ku munsi tuganiro dushyashya uduki twose byose bijye bikugereraho kugihe ewana ngaho rero bisoze duhita dukomeza n'inkuru yacu rero bantu twaduherukana ubwashize ku nkuru yacu inkuru ya rwa rukundo rwa Isabelle ndetse na John ariko navuga ko rutakiri n'urukundo kuko byararangiye ari John yabonye undi mu damu ari Isabelle nawe biri mu nzira ariko ntago biraba byo nyine ntago biraba byo nubwo yeme yagerageje kumubwira uko mwiyumvamo ariko nta kintu Isabelle yabivuzeho yabifashe nk'ibintu bisanzwe yabifashe nka boyfriend wiwe nyine yabifashe nk'urukundo rusanzwe rwo mu muryango mu gihe emewe atari cyo yaragamije duherukana rero John yamaje kumva ko nyine bamaje kumubwira ko ntuze yagerageje kwiyahura ariko ntari kubyumva ntari no kubasha kubyumva ndetse yagerageje guhamagara yeme nawe ntago yamwitabye yaramwihoreye yaravuga ati ntago mbizi ntago byaba ari ibyanyabyo arangije aravuga ati ariko wahamagara sister wanjye ko wenda we hari amakuru yaba bifiteho aramuhamagara mu kumuhamagara yaramaje ati amakuru bimeze bite noneho ntuza sister waramubwira ati ariko nk'iyo uri kumbaza amakuru bugamije iki nyine umuntu nkawe nyine wifata akirukana umugore we gutyo n'ukuri ko Imana reka mbwiza ukuri icyizere nari ngufitiye nka bro wanjye n'ukuri waragitaye n'ukuri habe na gato nta n'ikintu na kimwe pe nta n'ikintu na kimwe nyikwiyumvamo ntacyo pe kandi ubyumve niko kuri nsigaye numva nyine ntari proud yo kuba sister wawe nsigaye numva nyine ntazi ukuntu umeze nta nubwo mba byumva ukuntu umuntu w'umugabo umuntu tuvindimwe umuntu nukuri ko Imana ariko biranatunguranye kumva nyine umuntu tuvindimwe wenda hakaba vidimwe na yeme cyo korasha bakabaye wasonanya ko pe ariko ibintu mwakoze ntago ari byo noneho ntuza John namugate kusi ko numva uri kunshinja ibintu byinshi byagenze bite ati ndi guhamagara yeme ntago ari kunyumva ati numvisha amakuru ngo Isabelle ibyo wumvishe rero nibyo pe nibyo ibyo wumvishe byose nibyo ngaho ishime ko umugore wawe yaragiye kwiyahura ishime ko nyine umere neza wishime ko wazanye undi mugore nese ubundi hari icyo bikikubwiye se hari ikintu mukivugana se ntacyo ishimira kuba yaragiye kwiyahura ati kandi noneho ati nukuri ko Imana reka mbwiza ukuri nanjye ubu ngubu ndishimye ko byibura utakiri hafi ya nuza ya Isabelle kuko ikintu wakoraga nta kindi cyari ukumubaza cyari ukumutera agahinda ati nukuri ko Imana barantengushye nka musaza wanjye ati ntabwo uri musaza wanjye narinzi niba ari ubugoryi niba ari sunanyo kubakoshya niba ari bagenda baguteramo ibintu byinshi ngo umwana atari kubwo nta kibazo unyurwe numvishe ngo n'umugore wawe ashobora kuba atwite unyurwe nabyo nyine wishime kuko ugiye kubona umwana ugiye kubona imfura yawe mu gihe Isabelle we yaragiye kwiyahura ati none se sister ko numvishe ngo Isabelle ngo yaratwite rwose yaratwite inda yawe ariko nukuri ko Imana nabibetinga ko nanjye mbishoboye utazigera ubona uwo mwana utazigera unamucigera na gato utazigera unamucigera none se ko bambwiye ngo yinda yavuyemo ko bambwiye ngo nyine ntabwo teze kubyara ubundi ibyo byaje bite ko nabyumva iyo nda yavuye he cyangwa n'undi muntu wayimuteye kandi nimbizi uriya mugore yancaga inyuma uriya mugore nari mbizi yancaga inyuma wapi bro reka mbwize ukuri ikintu cyabaye ni kimwe Isabelle yabuze umwana inda ye yavuyemo ariko kugira ngo abatwita akakanye nuko Isabelle yaratwita impanga ebyiri Isabelle yaratwita abana babiri ubwo rero mu kuvamo havuyemo umwana umwe undasigaramo ati nawe ntago yarabizi ati yabimenye nyuma aranabimbwira ndetse yanagiye kwiyahura umuntu wanamutabaye n'uwo mukozi wo mu rugo iwawe ndetse na Naime nibo bantu bamutabaye ati baze aho bigera kugira ngo umukozi wo mu rugo abari gutabarira umugore agutabarira umwana uri aho ngaho uri ikigori kiri kwirirwa kivunga mu majipo y'abagore mu ki nta kindi ushoboye nta kindi ushoboye rwose reka nkubwize ukuri no kuri kw'Imana nibinashoboka njyewe ndabisinye ko nzatuma Isabelle
utigera ubona umwana we ati nukuri ko Imana ibyo bintu nabitinye. Noneho John aravuga ati ariko umwana n'uwanjye nanjye ngomba kumugiraho uburenganzira. Umugiraho uburenganzira buhe? Uburenganzira bw'uko wari ugiye gutuma nyina yiyahura, uburenganzira bw'uko wirukanye nyina muri urwo rugo. Ati ahubwo umenye ko iyo mitungo yose iri aho ngaho, iyo mitungo yose wabyarana n'abana, wabyarana n'iki, wabyarana n'abakecuru, washaka inka mukabyarana, washaka ihene, washaka iki, ibyo nta kibazo, ukomeza ubyare. Ariko iyo mitungo yose uri kubyara umenye ko ari iy'umwana wa Isabella, umenye ko ari iya Isabella uri gukinira, umenye ko ibyo bintu ari ibya Isabella uri gukinira, kuko aka kanya ntimurahana divorce, ntago muratandukana. Ibwo rero ibyo byose uri gukinira umenye ko ibyo ari iby'umwana wa Ntuza, umenye ko ari iby'umwana wa Isabella. Kandi uwo mwana ibaze ko ibyo bizaba iby'umwana utazigera unabona, yewe biranashoboka ko utazitwa papa wiwe. Ubwo si ubwo koko yo cyokora nkugiriye impuhwe, ngaho ugenda ubwire nyoko rero, nyoko nasubaririre ubuntu bongere bakugira inama, urakora iki se noneho? Ubwo rero John byaramucanze, aravuga ati ibi ngibi ni ibiki nakoze, ubundi bigiye cyose bundi nabaga ndi mu biki nyine. Atangira kwicuza, ariko nyine igihe cyararenze nyine. Yaza kuba wenda atari umuntu wahise ushyuhaguzwa ngo ibiki n'ibiki, ntabwo byakabaye byaragenze kuriya. Nawe ibaze ukuntu Isabella yari ameze nabi, riga nawe yari yabuze umwana, warangiza ukajya kumutera hejuru. Ati ubwo ngubwo rero nta kibazo, nawe byibura wumva agahinda nawe yaciyemo. Ati wowe wigize nk'aho ari wowe wabuze umwana wenyine, wigize nk'aho ari wowe muntu wari utwite, wigira byose, wigira nyina. Ndabizi kubera iwanyu bagushukaga, kubera papa na mama bagushukaga. Ati ariko simbizi, ubundi wagiye kubaka urugo ubanje kugisha mama na papa inama, wagiye kubaka urugo utari mukuru bihagije ku buryo byo gufata imyanzuro nyine hubagubutse nyine, ku buryo ababyeyi baza bakakubwira ngo ukora ibi nawe ukabikora. Uri umwana, umuntu mukuru wacu, umuntu mukuru ufite ubwenge buzima. Ati uratinyuka ku buryo umugore wawe bigeraho ibintu byose yitabwaho na Yeme murumuna wawe. Ati se buriya Yeme ataza kuba hari, none uraba yariyahuye, biba byararangiye, ubu nta n'ubu ukiriho. Ati ariko nta kibazo, ni byiza ko noneho aka kanya nawe uriho ugiye kubana nuko umuntu mwigeze kubana. Yego ndabizi ntabwo ukimukunda, nta nubwo ukimwitayeho, nta nubwo ugishaka kugira ute, ariko nizere ko nyine birakomeza gutyo. Umwana wawe ntumwiteho, buri kimwe cyose ntukiteho, ukigira nkaho nta cyabaye. Noneho Yeme nawe nako John ahita avuga ati Mana yanjye, noneho ati ibaze ko bana batatu bose ngiye kubabyarira icyarimwe. Ati ibintu noneho biranandenze, nta nubwo nabasha kubikontorora. Ati ibaze ko noneho, ati nukuri ko Imana sister mbabura ngira inama. Ati baze ko noneho, ati neza, ibaze ko umugore turi hano turi kumwe tugiye kubyarana, ibaze ko hari n'undi mugore nateye inda, ibaze ko noneho na Isabella, kandi muri abo bantu bose nta numwe tubanye neza. Hari umugore wanjye aranci, uravuga ati niba ugiye gukundana n'uwo ngo cyangwa se ugiye kubana n'uwo ngo wundi wateye inda, ati ugende mu bantu umwana ntuzigera umumenya. Uwo nguwo nawe umugabo we ni umusirikare byanga binoga, kandi umugabo we numvishe ngo yaraje, naho umwana we birashoboka ko ntazigera mubona kuko umugabo ni umugome, yanakwica. Ati bazi ko noneho ashobora kuba afite ubwoba bwo ku mugore bazahita muburisha. Ati uwo nguwo nawe sinzamubona. Ati bazi ko noneho wa Isabella nta mwana n'umwe muri abo bana batatu nashakaga abana, nashakaga umwana, byibona nashakaga umwe, none mbaboneye rimwe ari batatu. Ariko bose ndi kubona nta n'umwe ugiye kuba wanjye, nta n'umwe ngiye kubana nawe. Ati ibi noneho ndabigenza gute? Mbabaro ngira inama. Noneho sister baravuga ati rero wakabaye waramenye ubwenge hakiri kare, yuza kutugisha inama hakiri kare. Ariko nizo twakugiraga ntabwo wazumvaga, wigiraga umuntu ukuze ngo ugiye ngo nimungire inama ngo ndabaruta ngo niki. Biga kuba uri mukuru ntabwo ari byo bivuze ko ibitekerezo byawe bihora bihamye. Ariko igira kuri mama na papa, ntabwo ari bakuru. Ariko se ni bantu bakuru nyabaki bumva ko nyine niba umuntu wenda hagize ibibazo byo kuba atabyaye, bakumva ko bagomba kubiremereza, bakumva ko ibintu byose ntabwo ibintu byose ari twe tubitegeka, John, ntabwo ari twebwe. Ibintu byose ni Imana ibigena, ni Imana ibikontorora, ni Imana igena ikavuga ati ibintu bizagenda gutya, bizarangira gutya. Ati rero mwebwe mwamwiyoshya, mwamwishuka, mutangira kujya kugira ute, mutangira kujya kurema ibintu bidahari, mukishyiramo ibintu bidahari. Ati ubwo rero nta kibazo nyine, nawe inama nziza wavanye kuri so na nyoko ujye uzahora uzumvira. Ati reba nawe zigiye gutuma umwana wawe utamubona. Ati ndetse n'abo bana ntazi aho bava, ntanakeneye no kumenya. Ati ubwo nabo
nikomeza kwitwara nabi ngo ure gufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo nabura cyane rwose. Ariko icyo kubabura cyo kirahari cyane, kuko ngo umusirikare niba uwo musirikare azamuhisha byo birashoboka. Ati kandi ikindi ati nanone n'uwo nguwo mu rugo iwawe ati byanga bino ndabizi ko Isabelle se usukuza agahita yakagatanya nabwo muzaburaho mujya kuba. Nimuburaho mujya kuba rero, kuko iyo nzu byanga bino iyo nzu igomba kuba iy'umwana na mama, kuko ubwo ntacyo kivuze. Wenda wari uri kubyitwaza mbere wumva ngo Isabelle nta mwana agira ngo ntaki, ariko ubu ngubu akakanya afite umwana, atwise umwana wawe. Ubwo n'iyo nzu rero nakubwiza ukuri 100% ko ari yiwe, ari ye n'umwana, kuko n'umugore w'isezerano. Wabo ngabo rero bandi muzajya kwangarana. Rero nimujya kwangarana nabo bazaguta, kuko nabo bari bagukurikiyeho iki, bashobora kuba bari bagukurikiyeho wenda ibyo utunze, cyangwa se bagira ngo basenyere Isabelle. Ati ubwo rero ati byanga binoga ati nukuri wagerageje gukinira kuri Isabelle, we niyo nshuti yiwe mwagerageje kumukiniraho, mwamukoreye ibiki, mwamufatiranye n'ubwitonzi bwiwe. Ati none reba nyine wowe waragiye urikunda wumvira papa wawe na mama wawe. Ati none reba abana bose batatu, ntureba nabura babura ubwo nguko, kandi ibyo niba ari uko bimeze, uko bimbwiye niba ari uko bimeze, kuko Isabelle we umukureho amaso rwose ntabwo uzamubona. Ikindi kandi noneho nugira n'umwaku, icyo nzi ko amakuru mfite azahita abona undi mugabo, kandi ubwo uwo mugabo azabona uko mbyizeye, uko mbizi uwo mugabo uko muzi shano ukuri kw'Imana pe, reka nkubwize ukuri, uwo mwana ntawe uzigera ubona. Wenda uzajya umunyuraho umusuhuze nyine, umubere anko nyine bisanzwe, nyine umube hafi, ariko nta kindi kintu uzakora. Uravuze ngo nzamubera nde, ngo nzajya munyuraho ngire nte? Noneho bisa naho mushiki we yari yivuyemo nyine ajya kuvuga ibintu byo kumubera anko, kuko tugeze kumva byanga binoga ko Emma ashobora kuba akunda Isabelle, we ashobora kuba bifiteho amakuru, niyo mpamvu rero yaravuze anko. Noneho byo niwe ntiyabyumvishe, ntuza we icyo mushiki we yahise amubwira, aramubwira ati oya ndimo kukubwira nk'urugero nyine, uzamubera tonto nyine, ujye uza bavuge ati dore uriya ni tonto wawe, kandi umwana ari papa wawe, hejuru y'amafuti yawe, hejuru y'ibintu bibi wakoze nk'ibyo byose. Ubwo rero twagarutse ku rundi ruhande kwa papa John ndetse na mama John no na Aime. Baraho ngaho Aime yaratashye, abacaho nta kuvuga ntaki, ahita ajya mu cyumba. Papa aramubwira ati garuka hano ndashaka tuganire. Noneho Aime araza aravuga ati muranshakira iki? Mama aravuga ati ariko kuva kare kangahe uzugaye tuvuga ngo muranshakira iki ngibiki n'ibiki, ntabwo ubaha ku buryo waza ngo wicare papa wawe na mama wawe tugire ikintu tukuganiriza. Aime aravuga ati ngaho nicaye mubwire. Ati mama aramubwira ati ko niba akagasuzuguro gakora, ati niba wumva ushaka kwiyobora wazagiye mu nzu yawe, ubundi hano kumara iki? Wazagiye mu nzu yawe ukayaho uzajya witegeka. Ati ugomba kuba aka kanya, ugomba kuba hano, cyane ko rwose niba uri hano, niba ukiba mu nzu yacu ugomba kugendera ku mategeko yacu, ntabwo ugomba kuzana ako gasuzuguro. Ako kanya rero Aime yahise afata telefone ahita ahamagara, aravuga ati alo bimeze bite, ndashaka munshakira imodoka inyimura aka kanya, ndashaka igere hano muri uru rugo nyine, abaha adresse, abaha buri kimwe cyose. Ime nyine asigara umuntu uriseriye ku rwego rwo hejuru. Noneho mama wahise avuga ati ngushaka imodoka igira ute, ngo ugiye kujya he? Si imodoka ikwimura ugiye kujya he? Ntuva hano. Ime aravuga ati si ibyo washakaga se, nuri kumbwira ngo nimuke? Mama njye mfite inzu yanjye, mfite buri kimwe cyose. Ati wenda impamvu mba ndi hano nuko mba numva ndi kumwe n'ababyeyi banjye, kugira ngo wenda ntihagire ikibazo, wenda kuko nta wundi muntu uhari, nimpaba wenda mbe mpabaye. Ati ariko mfite inzu yanjye, ntimukansuzugure, ntabwo mwansuzugura gutya, ntabwo mungeze ndi uruhinja mu gifata. Ati cyane ko ikintu nabonye ko mama nta nama wangira nzima, nta nama nzima wangira pe, ntayo habe namo. Ni ikindi kandi na papa nawe agendera mu kwaha kwawe, wagira ngo sinzi ibintu wamurogesheje. Reka mama we ahita asaragura, avuze ngo narogesheje papa wawe, nguzi ko nta soni ugira, ngumva nyumvira papa Aime, nyumvira ibintu avuze ngo narakurogesheje.
baramubwira ati rero nta mpamvu yo gushwana, nta mpamvu y'ibintu bibazo byinshi pe, njye ndimuka cyane cyane ko numvaga ahantu mahaze ati murebe namwe inama mwagiriye John yakoze rwose, yaragiye atera umukobwa inda, afite n'undi mugore kuri hano ku kandi kabari yateye inda, ati none ikintu mutaruzi n'ukuntu mwajujubije Isabella nawe aratwite, ati kandi atwite inda yiwe, atubwibaze noneho ibyo bintu byose mwumva inama mwamugiriye yo kugira ngo abyare abana batatu, ati umugore we w'isezerano ajye kwirirwa byarabyara ahandi hano muri kumutera pressure ya buri munsi ngabana none reba ahantu bigeze. Ati se buriya urakeka ko umugore yateye inda w'umusirikare uwo mwana we ntazigera amubona, byanga bino gura mugabo n'umugome ashobora no kuzahita yica umwana, ati uwo nguwo ntazamubona, ati noneho nibibana ngombwa ati wa Isabella byanga binoga niwe mwana w'isezerano, iziriya nzu nize nta n'ibintu byinshi byo kuvugana nuko wenda Isabella yicecekeye. Ati ikindi kandi ati n'uwo babyaranye ako kanya nawe hazazamo ibibazo, ati baze noneho kugira ngo abana batatu bose ababoneye icyarimwe ababoneye rimwe, ati noneho nihaza noneho haburimo n'umwe uzamwita papa. Ati si ubwo ngubwo koko mwarakoze, muri ababyeyi beza, mwamugiriye inama nziza pe, n'ukuri kw'Imana muri ababyeyi beza, mukwiye n'amashyi. Ati rero nanjye cyaba icyiza nuko nagenda hakiri kare mutaranyobya, nanjye mutaranjya mu matwi ngo mujye mungira inama nk'izo mama, n'ukuri kw'Imana ahubwo singe nari narabuze ikintu kinkora cyane kumbwira ngo bavire mu rugo. Rero ndeka dutegereze, ese birakunda ko yemagenda burundu, ese bya John na Isabella nura mugufiye nura mugore w'umusirikare byo biraza kugenda bite, ese abana bo biragenda bite? Ntakunda amatsiko gusigaranya yazashirutse gukurikirana kandi gace ko butabura.